Kaze ku Mukanguzi TV uyu munsi nishimiye kongera kubana namwe mu kiganiro tugiye kugirana na Anicet. Ngewe nitwa Vitali. Imana ibaho umugisha cyane ko mugiye kudukurikirana, tubashimire ku mwanya mugiye kuduha kongera kubana natwe mu biganiro byacu. Uyu munsi tugize umugisha cyane wo kuba tugiye kongera kuganira na Anicet mu kiganiro. Uyu munsi nizera ko kiri buze kubanezeza n'ubundi. Uko bisanzwe abantu bajya batwanira batubwanga ibiganiro tugezaho tunezeza. Amen. Amen. Yego. Muraho neza murakomeye. Turashima Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Amen. Tunejejwe no kongera kubabona kuri kamera yacu. Natwe biratunejeje. Juste iyo umuntu ari gukora icyo yaremewe. Niba ari ikintu gitera umunezero no kubaho Imana ishaka kugomba kuburi. Imana ishimwe cyane. Yeah. Yego, amakuru kimwe mu mizi mute. Imana iraturinze. Mbo nta biriho biduteye ubwoba. N'ibiteye ubwoba bizashirana n'igihe cyabyo. Dutegereje ingoma ya Mesiya. Yego. Abantu muri iyi minsi bari gukuka umutima bitewe n'ibihe turi kugenda tunyuramo, ibihe by'indwara, ibihe by'ibyorezo. Abantu bakutse umutima ndetse bamwe bari kuvuga ko isi igiye kwisi yarangiye. Ari n'abakunda kuvuga ngo ni inyongezo. Bari mu minsi y'inyongeza ariko wongezo waguze burya iyo umuntu atahashye ntumwongeza ko sindiyumvisha ko hari umuntu wari wajya kwiba barangiza bakamwongeza n'ibindi kandi biri gukorerwa mu isi Imana ntiyatanga inyongezo ahubwo ni igihe gisatiriye ikishira ry'isi koko nk'uko babivuga ariko si inyongezo mbo ku mutima kw'abantu biraturuka hamwe na hamwe kuko utizera ko ntidukwiriye gukuka umutima ko umuririmbyi yaravuze ngo naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'umwami Kristo ndamahoro. Amen. Yeah. Yego. Yego. Uyu munsi rero reka mbere yuko twinjira mu kiganiro cyacu n'ubundi tubanze tubinginge mu gusengera Imana tubona ko dutangira ikiganiro. Imana ishimwe. Yesu data mwiza se umwami wacu Yesu Kristo, Imana y'imbabazi n'urukundo, Imana igena ibihe n'itandukaniro ryabyo nuko binyurana, turagushimiye. Wowe urambura amaboko ugakora icyo wagambiriye kandi ugakomeza icyo ukoze kandi wowe ujya umenya iby'umubabaro wo mu isi ugahoza abantu intimba zabo. Ramburira amaboko yawe kunezeza abababaye kandi abishimye bakomereza impamvu y'umunezero wawe. Tuguhaye uyu mwanya kugira ngo tuyobore ubwenge bwacu bukoreshwe nawe. Yego. Abatwumva natwe tuvuga twese tuberane abo mumaro muri Kristo Yesu. Bitubyambaje ku bwa Kristo watsinze none iteka ryose. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Bakunzi bacu rero reka tugushimire wakoze subscribe nawe utarayikora tukubwiye ko n'umwanya mwiza kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu dushiraho buri munsi kandi turabashimira kubuko tugenda tubabona mwandika comment mutwereka ko mudushyigikiye tubana. Imana ibaho umugisha cyane. Amen. Yego, uyu munsi rero ubwo duherukana turi kuganira ikiganiro kuri karande. Abakunzi bacu rimwe na rimwe bajya bakunda kutubwira ngo twakoze igice kimwe ikindi ntitwagikoze kandi bijya bitubaho kuko abantu baba badusaba byinshi tukabura uko tubimanaginga. Ariko ndumva ikintu cya karande bitewe n'ukuntu cyagiye giconfusinga abantu bakeneye kukimenya byimbitse. N'ubundi nicyo nifuza ko tuvugaho ubwashe twavuze kuri karande zo kuri kavukire. Utubwira ko karande n'uruhererekane rw'umuvumo uba warabayeho umuntu ataravuka ndetse unatubwira n'ukuntu umuntu yayikira, unatubwira n'umuntu yikora uburyo cyakwiye kwikoramo n'uyikorerwa icyo akwiye gusabwa kugira ngo igire umumaro. Ibyo byose munabitubwira. Umuntu utarakurikiranye ikiganiro cya mbere yakira ku Mukanguzi. Yego. Akongera kugira ngo iki ngiki kize kumufasha cyane nuko ari buze kubanza kumva kiriya cya mbere. Uyu munsi rero numva nifuza ko tuvuga ku yindi ntambwe yindi ya kabiri kuko ari watubwiye ko karande iri mu byiciro bitatu. Ari karande ya kavukire, karande iterwa n'icyaha na karande iterwa n'umuvumo. Uyu munsi numva nifuza ko turi buze kuganira kuri karande iterwa n'umuvumo. Yego, iterwa n'umuvumo ariko wenda mu nshamake wenda watubwira kugira ngo iyi karande cyangwa se uyu muvumo sinzi ukuntu nabivuga kuko harakanuri watubwiye ubwashize watubwira kugira ngo umurozi akuroge nuko bafite connection n'umuntu muhuje amaraso. Wenda ndakavuze.
yego iki kiganiro kiraryoshye cyane nari ngiye kuvuga ngo nabyo n'ibikorwa bibi nabyo bishobora kuba impamvu yo gutuma uvumwa ko hari abantu bakora ibintu byita ibigafu bifite ikimenyetso. Sinzi uburyo ndi bubivuge ngo byumvikane. Hari umuntu ukora amahano yego afite ikimenyetso, cya kimenyetso kikabyara ingaruka, noneho ingaruka yacyo ikazana uburemere bungana n'amarira wateye abantu. Noneho amagambo waturiwe n'abantu babonye bya bibabaje wakoze akaba umuvumo uguherekeza paka upfuye. Urugero, umuvumo wa Kayini ntabwo ari uwa kavukire. yego Ni umuvumo yavumwe ku bw'igikorwa yari akoze. Umuntu ashobora kuvumwa yego hari igikorwa umuntu akora kigasiga ikimenyetso, umuntu wundi akaba yagiheraho amuvuma cyangwa se amwaturiraho amagambo mabi akazakora ku buzima bwe. Hari n'igihe umuntu akora ikintu ubibonye akamera ka cya kinyarwanda tuvuga ngo akumirwa. Yego Bwa mbere igikorwa ukoze kigutera kuvumwa ntikiba kirimo ubumuntu, ariko kandi ugikora ugikoreye umuntu. Noneho iryo hano, ayo mahano ukoreye umuntu, burya umuntu uwo ari we wese agirana igihango n'undi, kuko nturi inyamaswa. Nta nyamaswa ndi bunyureho ngo nyibwire wiriwe, ntayo ndi busanga ihuje ibyo mpuje n'umuntu. yego Umuntu n'undi ni isano. Twarabibonye muri kavukire ko kavukire iguha na sosiyete. yego Rero hari amahano umuntu akora akamutera kuvumwa. Ikintu gitangajeho ku muvumo umuntu avumwe nuko nawe ubwawo ukugira igicamuke nk'uwo wavukanye. noneho iyo ukimara kuvumwa uhita umera umuvumo ukora immediately ukivumwa, uhita utangira gukora tayari. Turebe umugabo muri Bibiliya. Umuhungu wa Nowa yarinjiye asanga Nowa yambaye ubusa yasinze. yego Arangije avuza induru ajya guhuruza, haza bene nyina. Bibiliya iravuga ngo baje bagenza umugongo batwikira ubwambure bwa se, ntibigeze bamubona. Ariko Nowa amaze gusinduka yarabaje ngo ninde wamvumye, bene nyina baravuga ngo ni runaka. Akihagera Nowa ntiyavumye uwamubonye, ntiyavumye uwamuvuze. Yahise ahindura avuma umwana we uwamuvuze, umwuzukuru wa Nowa. Mu yandi magambo yaravuze ngo nimvuma wowe uzakomeza kumbera ikigoryi nk'uko wambereye ikigoryi. Reka mvume umwana wawe nawe akubabaze nk'uko nababaye. Avuma Kanani. Imana igiye guha Aburahamu igihugu iramubwira ngo genda, hari igihugu nzakwereka. Kuki kimweretse kandi ari icya Kanani? Nuko mu maso y'Imana Kanani arafatwa nk'udahari. Ko Nowa amuvuma yaravuze ngo uzaba umugaragu w'abandi bagaragu. Urumva mu bagaragu, niba abagaragu bateranye uzaba umucakara w'abacakara. Uwo ni umuvumo. Hari n'umugabo wajya guvuma wari umutera biraka wo kuvuma. Bibiliya iramutubwira yitwa Baramu. yego Baraki yigeze amutumira aravuga ngo genda ubamvumire. Bwa mbere icyo umuvumo uheraho, umuntu ukuvumye aguhoye ukuri. yego Hari abantu bambura abandi bakabatwara amafaranga. Wa muntu wambuye arakuvuma. Hari abakoresha abakozi ntibaba bishyure. Uwo mukozi arakuvuma, amarira yaraguhama. Iyo utayarizarirwa n'abawe. Ibyo biragaruka byanze bikunze. Uzi ikintu cyatumye umuvumo wa Baramu na Baraki udafata Abisiraheli? Yaravuze ngo muri bo nta bugoryi mbabonyemo. yego
kabiri ntibigeze baraguza. Mu yandi magambo yabuze konegisiyo aheramo anyuzaho umuvumo. Yashatse aho umuvumo wafata arahabura. Aravuga ntibasambana, nta bugoryi, ntibaba mu nkera y'abapfumu, ntibajya barya inyama z'intonora. Abura aho ahera amuvuma. Yego. Umuvumo rero umuntu akuvumye nta kibi, nta buhemu, nta n'isano mugirana. Salomo yarawanditse aravuga ngo nk'uko igishwi kijarajara ngo ni ntashya iguruka itazi yirya, ngo niko n'umuvumo w'ubusa utagira aho ufata. Ariko iyo atari uw'ubusa urafata. Ibi mutera abakobwa inda mugatererana abana ntimubarere. Gutera inda ntabwo ari icyaha, icyaha ni igikorwa muba mwakoze, icyaha no gusambana. Iyo wateye inda si icyaha, guhisha umwana ni bibi rwose. Umufite nta kibazo kirimo, n'ubundi murerane n'abandi wasanga n'uguye ku nzira ukamubyutsa. Amarira uri gutera uyu mwana arakuberamwo umuvumo. Naho nyina kukuvuma, mwaryamanye mwese mbyite mwabaye injiji cyangwa se mwarabeshyanye cyangwa waramubeshye, ashobora kukuvuma n'iby'umuvumo kandi uragufata. Umuvumo ntureba ngo navumye umuntu ngo ndakijijwe cyangwa se inkijijwe, no. Ntabwo bisaba ko umuntu akijijwe se kugira avume. Bisaba ngo ukuvuma umuvumo we urafatira kuki. Niyo yaba adakijijwe yakuvumira gukunda. Niyo yaba ari umurozi aragutongera arakuvuma. Umuvumo upfa kuba ufite konegisiyo ko Baramu yari umucunnyi kandi yaravumaga. Ikintu gitangaje ajya kuvuma Abisiraheli yabasabye Imana. Yari yibwiye ngo bampe mbavume nibonera ibiguzi. Yego. Imana yanguti ngaba ariya yabanje kuba mwima bwa kabiri urongera bwa gatatu bamuha kugira ngo imukubitireyo imwereka ko ari ubwoko butavumika. Yaravuze ngo nabanyamugisha. Umuntu udafatwa n'umuvumo n'udafite impamvu yo kuvumwa. Ariko umuntu ufite impamvu yo kuvumwa, umuvumo urawambara, urawukarabya ukawusiga, uwufura mu mwenda ukawutera ipasi ukagororoka, uwutera perfume na deodoro ukagenda uhumura. Umuvumo kugendaho, by the way, umuvumo byara umwaku. Umuvumo iyo wavumwe ukurikiranwa n'umwaku. Umwaku uraza, abantu bajya bavuga ngo umwaku ntubaho, Imana ishimwe mukomeze ntimuwumenye. Umuntu awumenya yahuye nawe. Potifari yabonye 7. Mwebwe nimukomeze ntimuwumenye. Ariko umuvumo uragukurikirana. Hari n'ibikorwa umuntu akora bikamutera kuvuma mu maso y'Imana. Twabivuze muri cya kiganiro cya mbere. Yego. Guca urubanza ukabera. Ugaca urubanza urenganya. Yego. Immediately umaze kuvumwa. Kabiri, kunyaga abantu ukabanyaga ibyo batunze ugendereye intonge zawe indonke. Umva ukuntu Yesaya havuga 3:3 haravuga ngo uzabona ishyano wowe unyagutanyazwe, kuko numara kuriganya uzahera kuriganywe. Wowe ntububona ibyo uriganyijwe, ariko ibyejo hawe umunezero w'ejo hawe uburiwe wo mu gihe cyo gucogora nawe abaguteye agahinda. Usaza uganya, usaza urira, usaza nabi, ugira iherezo ribi. Yego. Uwo ni umuvumo ugukurikirana. Hakaza n'umuvumo w'umwana ku buhema akorera ababyeyi, hakaza n'umuvumo ku babyeyi bakorera abana. Ngayo ngo. Yego. Umuvumo, karande ituruka ku muvumo. Ese uyu muntu mu by'ukuri mbere yuko uyu muntu avumwa ashobora kuvuga nta kibazo na kimwe afite? Nta kibazo, nta karande, mbese anakijijwe rwose pe, yaranakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, akamwakira, nta karande nimwe afite. Yego. Akavumwa umuvumo ukamufata. Umuvumo ugufatira kuki? Ubutanze inzira winjiriramo cya gikorwa, ya konegisiyo y'umubano mubi wubaka mu bantu niyo ituma bakuvuma. Uzi ko rubanda ruvuma umuyobozi? Uzi ko n'umuyobozi yavuma rubanda? Ariko bafite agashami binjiriramo barakuvuma, kuko umuntu niba inyoni ziganira mu majwi adafite ijambo
urabizi ko ijwi atari ijambo. Yego. N'icyuma iyo kijegeye burya kiba ari ijwi. Yego. Ariko si ijambo. Inyoni ziganira mu majwi atari ijambo. Abantu bakaganira mu ijwi no mu ijambo. Yego. Niba inyoni zikominikana mu ijwi nta jambo, abantu twe tugahurira kabiri no kuri iryo sano. Vita kumuhemukira uwo muntu arakuvuma utitaye ngo uramusumba cyangwa murareshya, umurusha ubushobozi cyangwa murabunganya. Kuko igikorwa umukoreye kigutera gusuzugurika munsi y'ibirenge bye, akakugiraho ububasha kuko nta bumuntu bugifite. Yego. Anyura muri ako kantu kominikasiyo ikakugemurira umuvumo. Urizana rwose wajya uhinga ukera, wasarura dodo n'umuvumo ukaziherekeza. Yego. None se ko hari ukuntu abantu bajya bavuga ngo umuntu uciriritse cyangwa se uri hasi ngo ntago ashobora kuvuma uri hejuru. Ubundi impamvu abantu bazi kuciriritse nuko batazi aho wagombaga kuba uri, ntibazi n'icyo wagombaga kuba uri cyo. Baravuga ko uciriritse bakompaye n'icyo bo bari cyo. Ariko uciriritse ku ruhe rwego ko batazi wagombaga kuba urindi. Njya nkunda kubivuga, abantu benshi bakugaya ngo hari aho utageze nuko batazi aho wagombaga kuba ujya. Bivuze ngo byanze bikunze naho kuvuga ngo abantu baciriritse, nkunda ikintu bita decentralisation. Ubuyobozi bwegerejwe abaturage, meya ayoborerwa mu mudugudu. Yego. Urumva dufite urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda rwitwa RIB, Rwanda Investigation Bureau. Rwubatswe n'umupolisi, umuturage n'umusirikare. Izo nzego eshatu sinzi niba mutari mubizi n'abadukurikiye. N'umuturage abarizwa muri RIB burya, nawe n'umuribiye ko atanga amakuru. Yego. Urumva umuturage n'ijisho, nta maboko y'ukuboko k'umuyobozi. Kuvuga ngo rero ngo urakomeye ni kuyiherevo yiranka. Isarise bisobanura iki? None uri hejuru nibyo, ariko ejo uzapfira icyo warahiriye kwemera. Isari ni ukuvuga ngo ndacyemera ibyo narahiriye, niko kuyikura. Kuvuga rero ngo uri hejuru urarenganya bari hasi, imbaraga zawe niziha. Ahubwo imbaraga z'ukomeye si ugukandagira uwasumba, ahubwo ni uguterura uwaguye. Niba ari ububwa bubaho, ni umuntu ukomeye urya boroheje. Ntimunyumve nabi, nicyo muzi kuvuga ububwa. Niba ari ububwa bubaho, ni ukurenganya uwo wakabaye ufasha. Ngo umuntu ukuri hejuru ushatse kuvuga nde? Ninde ukuri hejuru? Ushatse kuvuga pasiteri? Ushatse kuvuga nyine nta rwego ruri hagati y'umukristo na Yesu. Nta rwego rubamo pasiteri, ni titre itoranwa mu bakristo. Ntabwo ari titre y'isumbwe. Umukristo ashobora kuvuma pasiteri? Yewe data we, umukristo ngo yashobora kuvuma, arakuvuma wajya utera ipasi ukagororeramo n'umuvumo, nawe ukajya ku murongo. Wiki bakambara koroniyeri washyiraho nayo ikajyamo, urawufunga bayida. Ahubwo ntukabe pasiteri ngo wambare umuvumo mu kirisito. Ngo ngwiki Mana y'imbaraga, kuki Hana yagiye gusenga asinziriye? Hana si umugore? Yari yemerewe kugera hera se? Ni umugore, ntiyemerewe no kujyayo umutambyi ahari. Ariko kubera uburangare bwa Eli, Hana yemerewe kujya aho atemerewe kugera. None se Hana yari yemerewe kujyayo? Uburangare bwa Eli butuma Imana iha uburenganzira Hana atarafite. Iryo jambo rirakomeye. None yego, umuntu ukurusha ubunyangamugayo akurusha n'ubutware, umuntu ukurusha ubukiranutsi akurusha n'itegeko. Oringa te. Yego. Niba uzi ko hari umuntu urenganya kurusha ubukirisitu imbere yawe n'Imana, mu mibare harya cyitwa ngo iki? Mu Kinyarwanda bakita icyita rusange. Imana izi icyita rusange, izi kubaransinga ngo uyu yakoze ibi akoresheje izihe mbaraga, uyu yakoze bakoresheje izihe mbaraga. Izi rero kubafata ikabashyira ku munzani. Izi ibyo wagombaga gukora ukabimukorera, izi n'ibyo yagombaga gukorera mu bushobozi afite, izi ni ingororano ugomba kubona bitewe n'ibyo wamukoreye. Yes. Yego. Turi kuganira kuri karande izanwa n'umuvumo. None se uyu muntu
harya wambwiye ngo nta bushobozi cyangwa se nta dimension umuntu agomba kuba agezemo kugira ngo abe amaze kugira power yuko yavuma umuntu. Ni ibintu byiza na gusa bitewe na connection yagiranye n'umuntu. Waba uri umukozi w'Imana, waba udakijijwe, wavuma umuvumo ugafata, ariko ugafata umuntu waguhaye ya connection umuvumo winjiriramo. Noneho nawe uri umukozi w'Imana, ntushobora kuvuma umuntu ngo umuvumo umufate nta mpamvu yo kuvuma. Turuhure n'abantu abakozi b'Imana bagiye bavuma barengana. Uwo muvumo umeze nk'umwe Salomo yavuze mu migani tumaze kuvuga, ni nk'igishwi kijarajara bene uwo ntugiraho ufata. Umuntu kuvuma kurenganyije ni nko kudunda agatenesi ku rukuta, imbaraga ugakubitanye n'izo kasimbukana. Ntawe ufata urajarajara. Wowe uzirinde icyatuma kuvuma, ariko impamvu ituma uvumwa yo wayirinda. Ako kantu ni sawa. Kuko hari ukuntu abantu bari bafite ubwoba cyangwa se bakunda kugira ubwoba mu buzima bwabo bwa buri munsi, bakavuga ngo ubwo uyu muntu andusha amavuta, ubwo andusha glace. Ariko se iyo muvuze ngo umuntu akurusha amavuta, umwe abatwaye yo muri litiro, wowe utwaye mu gasuritre, kuvuga ngo akurusha amavuta ni titre iri hejuru yawe. Titre se which means titre bisobanura iki? Titre bisobanura iki? Ko nta jambo, ariko se ngiye ndabagira ntera titre ngo umuntu arandusha amavuta. Yego. Titre ya mbere mu rwego rwo ari rwo rwose, titre ya mbere mu gihugu cy'u Rwanda ni ubunyarwanda bufite ubunyangamugayo. Iyo niyo titre ya mbere mu gihugu. Uwo waba uri we wese, uri umunyarwanda, icyo waba uri cyo cyose, kwangiza iryo zina ntawe utazi burya baba banzi bawe. Kabiri, mu buryo bwacu bwa gikristo, titre yibanze ari nayo foundation y'izindi titre, ni titre y'ubukristo w'umunyangamugayo. Naho kuba pasteri simbisuzuguye, ndabubaha, nta mushumba ndasuzugura, bari kunyumva nabahamya b'ibyo mbabwira. Kuba pasteri ni Imana igutoranya mu ntore, ikagutoranyamo ikaguha kuziyobora. Uziyoboza umwuka utuye muri bo, ukaba utuye muri wowe. Iyo mutari communique, ngo umukristo uyobora aba ari communique nawe, muri separe, umuyoboza umwuka w'Imana uba muri wowe. Iyo utawufite nawe, mwese mu bibikenya, untega amatwi unyumve, mwese ubukenya bwanyu bubashyira kuvumwa ku karubanda. Ikintu ushobora gusumbisha uyu muntu nuko yaba igikenya, wowe uri communique n'umwuka w'Imana, ukaba ufite na titre y'Imana. Kuba uri pasteri ntibiguhesha uburenganzira bwo gufatira imyanzuro, urumva idahwitse, byite gutyo, umukristo ngo nuko umuyobora. Nta pasteri utenga, nta pasteri uhana umuntu ahanwa n'icyaha, umuntu atengwa n'icyaha. Kuko pasteri agutenga already wamaze kugikora, cyo kiba cyaguciriyeho iteka. Rero we iyo aguciye agendereye ngo ndi pasteri, iyo titre ire expiringa mu maso y'Imana. Imana ikamubona nk'umuntu uhagaze atazi icyo akora. Nta rwego ruruta ubukristo, ndakugirane, nta rwego ruhari na rumwe, kuko ubukristo niyo titre, niryo zina. None se Kristo niwe twitirirwa. Pastor akuyoboye kubera iki se? Ariko umuntu uyobora kuko yayobotse Imana, wizera ukamuyobora kuko yizanye, uvuga ko umuruta gute yakuva imbere akagenda? Unduta gute? Ikibazo. Wenda murabyumva nabi, ariko si ngombwa ngo abantu banyumve nk'uko bashaka gutekereza. Nushaka kumva ibyo utekereza ujye wiganiriza, nicyo gisobanuro cyawe. Ariko ni wumva mvuze ibihabanye n'ibyawe, nicyo gisobanuro cyanjye nyine ko je suis comme je suis. Ariko munyumve, uruta umuntu ushingiye ku izina wiswe pasteur. Mu gitondo nabyuka nabaye pasteur, ntashinga idini, nabigura, hari aho binyura, hari abandi babiguze. Ariko kandi naranimitswe n'Imana, ntabwo navuga ubutumwa ndasizwe. Ibyo byose ntibyatuma nishyira hejuru ngo nsuzugure umuntu. Dore umuntu
nemera ntinya mu nzu y'amasengesho, ntinya umuntu usenga akijijwe niyo yaba atunze cyangwa adatunze. Vita, ntinya umunyamasengesho w'umukristo, ntinya umuntu uvuga ikintu cya nyacyo atabereye akavuga ngo iki kintu, uyu muntu ndi imbere yanyu n'imbere y'Imana. Ntinya umuririmbyi uririmba akijijwe, ntinya umukristo usenga akijijwe, ntinya umuntu urya igaburo ryera ryemerewe. Bene uyu muntu kumubabaza no gukora mu mbone y'ijisho ry'Uwiteka. Ariko igitangaje, amazina akomeye muzi mu rusengero niyo Imana itegeka guca bugufi hanyuma y'ayandi. Ubundi se pasiteri bisobanura iki? Iyi ne bambara isobanuye kwinigira abantu, kubapfira. Abantu bazi kanone bizi igisirikare barabizi, ntumbaza ibindi, sibyo? Barabizi. Uzi icyo bita ubundi umusirikare ababarizwa abandi, yemera kubabara kubw'abandi. Ugurisha umunezero wawe ngo abandi banezerwe. Iyo ubaye pasiteri rero uri kamanda muri bataliyani ya Kristo. Yego. Uburi tekinisiye de guerre, kandi tekinisiye de guerre bamuterera ku rugamba naho ari baramurasa kuko uwishe wawe abateye wowe. Rero ntukwiriye guserebura umunezero ufite wawe personel ngo wumve ngo uraruta abantu. Nibyo urabaruta, ariko niba ubona isumbwe usumba abantu, mu gihe wowe ibi ndabibabwiye abize umubare n'abacuruzi barabizi, ku munzani ntihazamuka ikiremereye, hazamuka icyoroshye. Mu gihe wizamuye uzi ko hari abantu usumba, ujye umenya ko ari wewe muto muri bose. Nibyo. None se hari ukuntu umuntu hari abantu bajya bavuga ati ngo iyo yababaye wakababara ngo haba ikintu gikomeye. Kiraba nyine kuko ubugingo bwe buba bwahungabanye. Ariko kamere yawe irajya guhungabanya abantu batuye mu mwuka. Ariko tujya tuvugisha ukuri, iyo nababaye wababajwe nande? Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi, naho umujinya wawe urabamara. Umujinya wawe zoraruta imbabazi z'Uwiteka. Nyine niba yakubabaje kuri ya mpamvu twavuze ya connection, umubabaro wawe niba uturutse mu karengane ufite, uretse kuri na pasiteri ntibikwiriye. Ubundi inshuro abantu bakubabaza nizo nshuro ukwiriye kubihanganira. Ukwiriye kwihanganira abantu inshuro zingana nizo bakugerageza. Niba rero ubaye pasiteri ujya kuvuma, siniyumvisha uruhande rw'umugisha w'Uwiteka uzarutanga ryari, kuko ubundi uwo muntu wari ubonye ukwiriye umuvumo niwe ukwiriye imbabazi. Murakoze. Yego, turacyari kuganira ku muvumo uzanwa kuri karande izanwa n'umuvumo. Hanyuma uyu muntu amaze kuvumwa, ndetse n'uyu muntu yavumye. Reka mpere kuri uyu muntu wavumye cyangwa se wababajwe n'akarengane yagiriwe bigahinduka umuvumo ku wabikoze. Uyu muntu ari imbaraga zindi afite hanyuma y'ijambo yatuye, hanyuma y'agahinda n'umubabaro yagize byo kubohora wa muntu, wa muvumo, wa wundi yavumye atabigezemo. Ikintu agabanyaho acamwe ingaruka zawo, ariko izibanze ziba zamugezeho. N'umuvumo umugumaho, juste umuvumo umukuraho ukaba umubujije ingaruka z'igihe umubabariye, kuko ingaruka n'umuvumo bimuviraho umunsi umubabariye. Umuvumo niba muvumye ku wa mbere, ubwo ku wa mbere aravumwe. Ni mubabariye ku wa gatandatu, ubwo kuva ku wa gatandatu kugera ku wundi wa mbere nibwo avumuwe. Ubwo nyine nuko nyine ni nk'amazi igihe unyagiriwe n'icyo utohera, n'igihe wumiye n'icyo wumukira. Yego. None bivuze ngo si ngombwa ko wa muntu wavumye agaruka imbere yawe, wowe ubwawe ushobora kumukuraho umuvumo. Umuntu iyo akuvumye warakoze ikosa, ni ngombwa kumusubira imbere ukamusaba imbabazi. Kuko hari igihe umuntu akuvuma wakabara ruhutse, ariko wowe ukagumana umuruho w'umuvumo. Iyo yaruhutse ntabwo aba yibuka ko hari uwo yavumye, ariko we bavumye ufite umuruho ubu wubona. Ni ngombwa ngo ugaruke imbere y'uwakuvumye umubwire uti nciye bugufi imbere yawe, mbabarira. Kandi gusaba imbabazi si ububwa. N'abantu babyumva. Gusaba imbabazi si ububwa, kandi no kuzisaba uworoheje munsi y'ibirenge byawe ntabwo ari ububwa. Yego. Kandi niba ari umuvumo ukora, ni umuvumo uvumwe n'umuntu uri munsi yawe, uwo muvumo ukora kubi. Kuko ukubitwa n'imbaraga z'Imana irengera aboroheje. Brune se akandi kabazo k'amatsiko, hari ikintu kibi wenda umuntu ashobora gukorera umuntu kikamubabaza, ariko akirinda kumuvuma, Imana ntimushyireho umugayo?
wenda kubw'imbabazi cyangwa se kubw'urukundo bamugiriraga ukirinda kumuvuma. Kwirinda kumuvuma ni step, ni intambwe umukristo atera yo kwibuza ingaruka mbi zo kutababarira, kuko umuntu wavumye nawe hari uruhande ahita acumbagiramo. Uwavumwe atwara ingaruka z'umuvumo, aka kantu mukumve. N'uwavumye atwara ingaruka zo kutababarira. Uwavumwe afite iz'umuvumo, yego, n'uwavumye afite ingaruka zo kutababarira. Abo bombi ni abanyabikomere. Noneho iyo wirinze kuvuma umuntu, wowe umwejeje ku ruhande rwawe kandi umurinze kugirwaho ingaruka n'amagambo wari kumutongera. Yego. Ariko ingaruka y'ubuhemu yakugiriye imugeraho iyo atagusabye imbabazi n'ubundi. Bivuze ngo Imana n'ubundi iba muri rwa ruhande rwawe. Yes. Ibiri mu ruhande rwawe. Noneho rero abantu bakwirinda kuvuma abandi. Exactly. Nibyo Salomo yavuze. Yaravuze ngo nimugirire abanzi banyu ibyiza, ngo muzaba mubageretseho amakara yaka. Ntimubibagerere kubakorera kaho amakara, ariko mubagirire ibyiza mwibuza guhagarara mu ruhande rw'abimanye imbabazi z'Imana kandi muzifite. Yego. Nk'ubu twatangiye ikiganiro, wenda hari umuntu wumva ko agiye guhita agira autorite yo kuvuma. Autorite yo kuvuma akenshi igirwa n'ibikenya. Mwihangane nyine kuvuga ukuri ntibyica umubano. Kuko umuntu wihutira kuvuma aba ataba mu ruhande rw'imbabazi z'Uwiteka, aba ari mu ruhande rw'inzigo y'Imana. Kandi iki si cyo gihe cy'inzigo. Si uko udafite ubwo butware, kuko Imana ifite imbaraga zo guhora inzigo, ariko irazibuza ku bwa Kristo. Ikicara ku ntebe y'imbabazi kugira ngo ibabarire abagize nabi bose, itadutsemba tugashira. Impamvu mvuze ngo umuntu uvuma wihutira kuvuma bari igikenya, nuko iteka ryose ijambo waturiye mu mubabaro riba ryuzuye amarangamutima ya kamere, kandi ijambo ushyize muri kamere yawe uburyirukanye mu Imana. Ntago Imana ibiri muri iryo jambo, kuko Imana iba inyuma y'umuvumo w'umukiranutsi ngo uyusohoze, na Satani ikaba inyuma yabo. Aha Imana na Satani bose barahaherekeza. Imana isohoza ya magambo ngo ihorere umukiranutsi, na Satani kakubabarizaho, kuko nicyo gihembe ihemba bayikoreye. Umuntu uriho umuvumo ariko kuboko kwa Satani nuko Imana iramubabaza, na Satani kamubabaza. Yego. Aba ari ikivume nyine, ubundi tubyita the condemned mu rurimi rw'icyongereza. Ni igicibwa. Hari akantu kazo mbise ngira, hari ukuntu abantu bajya gusenga, bakajya kuzirika abandi. Sinzi niba bafitanye connection. Ayo masengesho usenga uzirika umuntu nta hataniye n'umupfumu, bose barasenga kandi bafashwe. Ariko ni muri cya kirere cya mbere twabonye muri ya session ya mbere ya karande. Nicyo kirere umupfumu n'umuhanuzi bahuriramo. Wahakorera ibyo umuhanuzi ahakorera, ugasa naho uvuze mu izina ry'Uwiteka kandi atari Imana. Wahakorera naho umupfumu abikorera, abantu bakorera bakagira ngo uri umukozi w'Imana. Niyo mpamvu abantu baraguza bakabona imbaraga, bagahanura, bagakora ibitangaza kubw'imbaraga zo kuraguza, kandi byose bakavuga ngo bibe mu izina rya Kristo. Bikaba kuko cya kirere kirahurirwamo. N'umuntu ujya gusenga azirika abantu, ntuza agaciro k'amasezerano yasohoye imbere y'abanyamaboko bataboshye, nibwo bamenya ko imbaraga zabo ntacyo zimaze. Burya nujya gukubita umuntu umuboshye, uzamenye ko uri imbwa. Nta mbaraga uba ufite. Nta mbaraga uba ufite. Mureka abohoke, usenga isengesho rikora abohotse. Ako kantu rero gatumye mbitangira kandi kabazo k'amatsiko. Hari ukuntu abasore n'abakobwa iyo bagiye kubana, hari ukuntu wenda umwe ananiza undi, cyangwa se yakazamo utuntu, no umwe akajya ku musozi agiye kumuzirika. Ubuse ntabo barazirika bagashyingirwa baba. Ubundi hari amasezerano y'amarangamutima, hakaba n'isezerano ry'irivamutima. Imana yita ku masezerano y'amavamutima. Hari urugero tujya tugeramo mu rukundo, Imana ntiyumva amagambo tuvuga, kuko tuba twabaye nk'utwana tw'utubebe. Hari amagambo yo mu rukundo Imana itajya yumva, irabihorera mukagomeza kujyoyininga umunezero wanyu, ariko ikabihorera kuko Imana ntiyayaba inyuma.
ko hari igihe ureba umuntu nyine ukajya wibonera ari shushube nk'ubu abagande bigirira udutoma, hari igihe areba umukobwa bakamwita nturo, si agapusi se nturo kagira mu maso heza, cyangwa umuzungu akamwita hibu, si igihunyira nacyo kigira mu maso heza, urabizi. Ayo magambo Imana ntiyitaho, reka ta ibyo ntibyitaho, byatiya ngo wanyise sheri cyangwa ntiwanyise sheri, bamwe bagapfa ngo wanyise mama runaka, ibyo Imana ntibyitaho. Utwo ni utuntu tw'uturangamutima. Abantu bari muri Tanzania baradukurikira ku Mukanguzi, bandike muri comment batubwire sheri ni sitasiyo ya esanse. Iyo uvuze sheri muri Tanzania uba uvuga kuri sitasiyo ya esanse. Yego. Rero twebwe kubyita umuntu niko kamunezeza. Utwo ni uturangamutima Imana itagiye inyuma, ijya mu magambo yo mu mutima wawe ikareba n'imihigo wamuhigiye. Ko abantu benshi amarangamutima y'urukundo bakorana na connection y'ibyifuzo by'umubiri. Niyo mpamvu akubwira uti ibi tutabikora ndapfa, kandi ukumva yapfa, ariko Imana imureba ikabona nta rupfu ruhari. Ariko wowe wamureba ukabona rwari ruhari. Urumva hari ibintu Imana ititaho. Rero kuvuga ngo yagiye kukuzirika kuko yakubuze, hari n'igihe akuzirika utaruwe. None se ubu nkanjye umudamu tubana siwe naterese wenyine, hari uwo naterese rwose mara imyaka 5, najyaga mva mu rugo ahantu ntuye ku Kadashya ahantu mvuka, nkajya imibirizi n'amaguru ngiye kumusura ku ishuri. Uzi ko nigeze mbura amayinite yo kumuhamagara, ngurisha telefone nayo mfite, basunikaga ngura karasharamye, mba mbonye amayinite kuri ya mafaranga asagutse kugira ngo muhamagare. Naravunitse, ariko siwe tubana. None se ubwo iyo njya kumuzirika nari kuba nibujije n'uwanjye. Ni nka Dawidi yajya gusenga ngo ishyo rya se ribirye, yari kuba yibujije intebe n'ishyo ryo mu gihugu. Hari igihe rero muzirika abantu kandi Imana yarabageneye abaruta bo muri gusaba, kandi kumvikana cyane rwose. Kuko none se ubu tuvugisha ukuri, uwo naterese abaho afite umugabo, kandi n'ukuri umugabo we ni umuntu wubashywe muri iki gihugu ku bwa poste ye y'akazi. Ntabwo nge nawe ntitwari duhuye. Iyo muzirika yari kuba mpombye, yari kuba hombye umugabo we. Nanjye umugore mfite nabwo nabakompara, nanjye iyo muzirikana ari kuba mpombye umugore mfite, jize twese twari kwa duhuye n'igihombo. Imana niyigena igatanga ibikwiriye, kuko kuzirika ayo ni amasengesho yo kutaba mu mugambi y'Imana. Rwose kujya kuzirika umuntu ngo uwanjye n'uyu, niba ari uwawe wimuzirika, ahubwo abakora buhotse kugira ngo yunguke ibizazi iwawe, kuko niba ari uwawe ntawe uzamutwara, ntawe uzamujyana rwose. Yego. Hanyuma rero turimo turagenda dusatira umusozo. Uyu muntu aravumwe, kandi avumwe atabyumva, bamuvumiye ku ruhande. Icyakora hari ibintu biri kugenda bimugeraho, akibaza uko byagenze bikamuyobera. Wenda ari guhomba, wenda se byanze mu rugo, wenda se byanze mu kazi, byanze ku ishuri, hari kuza impinduka zitari nziza mu buzima bwe. Ni iki kintu kizabwira umuntu ko ibi ingaruka ziri kumubaho ari ingaruka z'umuvumo yavumwe? Hari abantu twakoreye ibyaha tutibuka, yego, ariko iyo twihannye tubabarirwa byose. Kuko hari abantu tutazajya gusaba imbabazi. Nk'ubu nagiye nkora urugomo, hari ahantu nagiye n'ibi bigori, ni imirima myinshi naciyemo ibigori by'abandi rwose, ntabwo hose najyayo, kandi nyiri umurima ntiyabuze kuhagera ngo arire, yabuze kuhagera ngo ababare ko hari aho nigeze nca ibigori ndavuga ndabiciye. Yego. Urumva, hari aho nigeze nca ibigori ndavuga ndabiciye, hari naho nakuye ibirayi ndavuga ndabikuye. Sibyo, uwo sinajya kumusaba imbabazi, mubwira bya birayi ninjye wabikuye, byararangiye muri we n'amarira yarahoze. Yego. Ahubwo ikiruta ni ukwihana bwa bugegera. Yego. Iyo bukuvuyeho n'umuvumo watewe na bwa bugegera ukuvaho. Ikindi wirinda ni ukongera guhemuka, kuko iyo wavumwe nabo wahemukiye, mu gihe wongeye guhemuka uri kugenda ugira umuvumo w'uruhurirane. Ugenda wongera umuvumo ku wundi, kuko ya connection y'umuvumo iracyahari, ikurura uwundi kuko umuvumo uraza. Ikitangaje rero, umuntu wavumwe tutarenga, umuntu wavumwe ahura n'akarengane kenshi. Umuntu ufite umuvumo uradepoza ntubona akazi, urakora ntuhembwe, uriga amashuri agacika, urarambagiza bakabajyana, urahinga hagasarura abandi, urorora abandi bagakama, uravoma abandi bagashira inyota, urambara hakaberwa abandi. Umuntu ufite umuvumo urabya. Umuntu ufite umuvumo ahura n'akaga kenshi, kandi igitangaje, umuvumo na karande byose bigirana isano. Noneho igitangaje, iyo ubyariye umwana mu muvumo sasa uhita uba karande.
iyo ubyariye umwana muri uwo muvumo uhita uba karande. ukurikirana wa mwana ubyaye. Yewe data we, umuvumo nakubwiye ngo umuvumo uvuka mbere na karande kavuka mbere. Kuko iyo umwana avukiye mu rugo rwavumwe aba ari umwana w'iki? Umuvumo. W'ikivume. None se abantu bose babyawe na Kanani, Imana yabatanganye igihugu, abayebusi, abayiva, abagira ugashi, abamori, abanaki, bose Imana yatanze igihugu. Kubera iki? Bari ku butaka bw'uwavumwe Kanani. Umuvumo umuntu uwufite uricara ukarira utazi ikikurujije, amarira akaza ukicara ukumva ugize isoko y'agahinda utazi ibyako. Kubera iki ako gahinda kaje? Uba ufite abandi wagateye, uba ugomba kubabara umubabaro wababaje abandi. Ukicara ukarira amarira utazi ahava, ukicara ukababazwa n'ibyashize. Iteka ryose umuntu ugira umuvumo aba mu gihe cyarangiye. Baramvuze, bankoreye ibi, nturebe ibiriho none, ntunatumbira ibizaza. Barabikoze, barabivuze, barabinyangiye, barabimbujije, barabinjyanye. Ubu uri muri ni pase nyine. Umuvumo ukubuza umunezero w'ahazaza, kuko ibyawe biba byarasigaye hashize. Murakoze. Kandi karumvikanye nako. Yego. Hanyuma rero kugira ngo uyu muntu akire uyu muvumo yavumwe, iki kintu yakora kugira ngo ukire umuvumo wavumwe mbere yuko uvumurwa, ni ugukuraho icyaguteye kuba ikivume. Noneho kabiri byaba bikunda ugasanga uwakuvumye. Yego. Gukuraho icyatumye uvumwa ukareka iyo mirimo. Kabiri kureba uwakuvumye akakwaturaho umugisha. Yego. Hanyuma rero turimo turasatira umusozo wo kuri iyi ngingo ya karande ituruka ku muvumo. Ubwo abantu bari kugenda basobanukirwa na ya karande ya mbere twavuze, ko ahantu yavukiye nyine iyo karande yari yaturutse ku muvumo wa tayari, ko ibiri kumubaho si we wabikoze, ariko yisanze mu muvumo abandi bavumwe bitewe n'imirimo yabo. Ko hari abantu banze gushaka, bananiwe gushaka kubera umuryango yavukiye muvumo. Noneho izina ry'uwo muryango riba igitutsi kimutera complex no mu nzira, rigatuma atifuza no kwitirirwa wa muryango. Yego. Rigatuma atifuza no kuvuga havuka. Hari abantu benshi batakubwira iwabo. Hari n'abantu benshi ubaza ngo mama wawe abahi yarapfuye kandi ahari, papa wawe se nawe yarapfuye, pole sana. Ugasanga abantu bahapora ababyeyi bahari. Kubera iki? Bafite complex ya wa muvumo w'ababyeyi, noneho barabafata nk'abadahari. Kandi muri bo umuntu nakubwira ngo mama ntabaho kandi ariho, kuri wowe wabimenya ariho, ariko kuri we wakubwiye ngo yarapfuye, burya aba yarapfuye. Nta waba afite. Umuntu ukubwira ngo uyu muntu yarapfuye kandi ahari, burya aba yaramwishe. Muri we aba yaramwishe, yaramushyinguye, yaranaboze. Habamo barira mu bantu babaho. Wowe ushobora kumubona uhuye nawe ari kundi, ntuzi situwasiyo ye, ntabwo uzi ikirere yarebeyemo akabura nyina. Ntawe uba ahari. Yego. Ibyo byose n'uwo muvumwo na bya bikorwa bituma umuntu avumwa, n'impamvu ituma umuntu avumwa, byose biraturuka kuri ya karande y'ibitubaho tutazi ibyo ari byo, nta ruhare. Ko hari imirimo dukora wareba ugasanga na data niko yitwaraga, ugasanga na mama niko yitwaraga. Niyo mpamvu umunyarwanda n'umuhanga yaravuze ngo ushaka kubaka nka nyina amara amazu. Sibyo? Niyo mpamvu rero ukwiriye kumenya ngo iki nkoze gitumye mvumwa gituruka kuki. Ko hari abantu bafite ibintu bakora, hari n'umwana uvumwa n'abandi babyeyi kuko yagize umwana wabo igicamuke. Ugasanga umurarana mu kabari, umurarana muri za boîte de nuit, umuha inzoga, umuha ibiyobyabwenge, imogi n'ibindi, ugashiduka iwabo bakuvuma kandi uwo muvumo uragufata kuko ufite connexion. Ufite ya nzira twabonye mbere. Niba ufite ya nzira uri bunyuremo uvumwa, uvumwe na babandi kuko ubabaje umwana wabo. Ariko se bimwe bitumye wowe uvumwa ubikorera iki? Nawe ni karande ukura hahandi. Yego.
byose bikaza ya karande ko twamaze kuyibona ko ari uruhererekane rw'umuvumo uvuka mbere y'uko ubaho. Noneho uyu muvumo rero wowe uvumwa uriho ni umuvumo uvumwa ku bw'imirimo ukoze uhari, ku bw'amahitamo yawe, niho utandukaniye na karande nyirizina. Noneho hakaza na karande izanwa n'icyaha twabonye, ariko hari na karande y'izina, hari na karande y'izina, hakaba na karande y'akazi umuntu akora. Ko akazi umuntu akora, hari igihe ujya gukora akazi karatambiwe ibitambo, hari igihe ujya kubaka inzu bameneye amaraso ngo ibeho, urumva. Hari igihe ukora muri resitora ya maraya yaraye yicuruza ikabona igishoro igashora. Hari n'igihe ukora akazi umukoresha wawe ajya kuraguza akabona amafaranga akaguhemba muri amwe yakuye mu bapfumu. Hari abantu baraguje ngo babone clientele, ayo mafaranga niyo wowe uri buhembwe nurangiza urihira abana amashuri. Abo bana bari kwiga ku mafaranga yavuye he? None niyo mpamvu nta mafaranga yera abaho, nta mafaranga yejejwe abaho. Indaya irasambanira yaguremo agakarite, karite ya telefone aho ayiguriye niho nawe ugurira ikarita, nugura bakugarurira amwe bamuhonze. Nta mafaranga yejejwe abaho. Ushobora no kubona yo batanze mo ruswa ngo bagambanire umuntu runaka, akaba ariyo bakuzanira bakakwishyuramo inzu, ntuzi aho yaturutse. Niyo mpamvu n'icyo umuntu akora agomba kugihumanura. Niyo mpamvu n'izina ry'umuntu abahanga bo kwica karande n'amazina arahinduka. Niki cyatumye se abantu Imana yagiye ibwira ko bazabyara bose yagiye ibaha amazina bazita abana babyaye. Mwana uzamwite Yohana, mwana uzamwite Yesu, ni Samusoni kuko ari umunaziri. Ariko tuzakavuga kuri iriya karande y'icyaha izanwa n'icyaha. Igitangaje rero hari na karande usanga mu nzu wakodesheje. Izo karande tuzazizana muri karande y'icyaha. Ukajya mu nzu rwose, hari abantu nabibabwiye bateze bagiye Burayi umuvumo uratega. Umuvumo ugira visa nshuti. Urategana nawe. Yewe utega indege niba wicaye muri business class niho umuvumo wicara. Niba ari private jet nawe uratega iyo. Aho wicaye niho ujya baguha poste mu kazi umuvumo ukambara uniform wambara. Ukicara ku ntebe yawe. Abantu mukeneye kuruhuka iyi mivumo, niyo mpamvu tubabwira ngo twateguye amasengesho yo gusenya ibicaniro, karande n'imivumo. Kandi mbibutse ko hari igicaniro hakaba karande n'umuvumo. Igicaniro ni ukweza, ni ugusiga, icyo bita kuosha nyota. Igicaniro niho bapugretinga, abantu barumva kwa pugretinga, niho bazamurira ranka y'umuvumo. Igicaniro niho umuntu woroheje kuri level yo kuragura niho agera bakamuha ranka yo hejuru. Ibyo ni ibicaniro byose bituma umuntu amurikwa mu maso y'ibigirwamana. Yego. Niyo mpamvu dukwiye gusenya igicaniro gituma uwari woroheje kuri wowe abona imbaraga ziri hejuru y'izo yari afite. Tugomba gusenya icyo Gideyoni kugira ngo agende atera abamidiyani. Yarabanza senya Shera na Bayali. Natangajwe n'ijambo Imana yamubwiye. Yaramubwiye ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Yari afite iziheze n'umuhini yakubise umumediyani cyangwa n'umwambi, si n'umuheto. Ukuri kose ufite imbaraga zasenya umuvumo, ufite izasenya igicaniro, ufite izarenga hejuru ya karande ukoranye na Kristo. Amen. Imana ishimwe cyane. Hanyuma iyi karande yose mu kazi muza kodesheje mu mafaranga muki zose tuzazizana muri karande izanwa n'icyaha. Yego abantu mudukurikiye mwese ukuntu wazakira iyo karande yaho wakodesheje, ukuntu wazakira karande y'akazi wagiyemo, ukuntu wazakira karande zose tuzabibonera muri karande yindi isigaye, muri pariti isigaye ya karande izanwa n'icyaha. Hanyuma reka twinginge kandi tunagushimira kubw'uyu mwanya ndetse no kubw'iki kiganiro cyiza ndetse no kucyabanje. Hanyuma tugusabe udusengera Imana, usengere aba bantu bafite ikarande yuko bavumwe, kandi usabira imbaraga n'aba bantu nabo babura imbaraga bakaba abanyantege nke bikabatera kuvuma abandi. Yego, kabatera kuvuma abandi. Imana ibaha umugisha. Uwavumwe akabaza uwamuvumye yakora iki cyambere cy'ibanze gukuraho impamvu yatumye avumwa. Noneho bwa kabiri wareba n'uwakuvumye, kuko hari umuvumo ukurwaho no kuwakuvumya guhaye imbabazi, mukababarirana mu gihe uri hafi ye, mu gihe wamubona, kandi mu gihe ubabariwe ubabarire nawe. Imana ibaha umugisha.
data wa twese uri mu ijuru, ni wowe Mana yacu twizera, ni wowe Mwami uduha umugisha, ni wowe ujya unyuranya amagambo abantu batwaturaho n'ayo tuvugaho, kuko imigambi y'abantu siyo yawe. Waramburira amaboko kugira ngo uyu muntu wavumwe umukureho umuvumo, kandi waramburira amaboko kugira ngo uyu nguyu uhemukirwa ababarire bingana n'uko ahemukirwa, mu izina rya Kristo. Kuko guhemuka ni igikomere utera uwuhemukiye, ni n'igikomere umuntu uhemutse aba afite atarakira, kuko iyo ducumbagira dushobora kugwa ku bandi bakagira ngo ni ubuhema, ariko si ko umuntu yari yaremwe. Ni ingaruka y'icyaha cyabonetse muri Satani, ariko byose ujya ubikuzaho imbabazi zawe ukatweza twari twanduye. Duhe kubana amahoro no kubabarira. Nsabiye abantu bavumwe kugira ngo imbabazi z'Imana zibabeho, n'abavumye batura imbabazi kuba bavumye bataranazibasaba. Ibi bibe ku bwawe none iteka ryose Yesu. Amen. 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 Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.